Ikiganiro ni Soroba TV nk'uko isanzwe ibagezaho. Icyo usabwa kora subscribe, share ndetse na comment. Kandi ntiwibagirwe no gukanda akazogera. Ubundi ibiganiro bizajya bikugeraho buri munsi. Minaroko yatangaje ko kandi kuri ubu utugari 98% dufite internet. Intego ikaba ko twaba twaranagezeho kuri internet yihuta vuba, aho uyu munsi udufite iyihuta tungana na 25%, ndetse utugerwaho n'umuriro tungana na 46%. Ni nako amakuru Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Musabyimana Jean Claude yatanze ku itariki ya 6 Gashyantare 2024. Aha twavuga ko ubwo yagezaga ku bagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ibisobanuro bikaba biza mu bibazo bya serivisi mbi zitangwa n'inzego z'ibanze. Aha byagaragaye ko muri raporo y'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB yasohotse ku 2024 na 2022 yerekanye ko uyu munsi Minaroko mu bufatanye n'urubuga rw'Irembo imaze kugeza ubukangurambaga bw'abikoreye ubufasha mu baturage. Aha kwiha serivisi mu ntara ebyiri zirimo iy'Uburasirazuba, iy'Uburengerazuba. Mu mirenge 50 ibyatumye aba basaba serivisi z'Irembo bava kuri 20% bakagera kuri 40%. Wabyumvise neza. Minisitiri Musabyimana yavuze ko ubu serivisi zitangirwa kuri internet za Minaroko yonyine zingana na 25 zitangirwa ku Irembo. Izo zigasanga izindi zo mu nzego za leta, ndetse ubu iyi ni minisiteri ikaba iri gukorana n'uru rubuga rw'ikoranabuhanga mu kongera aba agent bafasha abantu kubona serivisi bataje ku biro, aho uyu munsi bagera ku 5,000. Mu bufatanye na Minisiteri y'Ikoranabuhanga n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ikoranabuhanga mu itumanaho n'isakaza bumenyi RISA, hashyizweho ndetse n'abambasaderi mu by'ikoranabuhanga barenga 1215 bafasha abaturage kubona serivisi byoroshye binyuze mu ikoranabuhanga. Minisitiri Musabyimana ati intego uko twagera kuri abo bantu bari hagati y'umwe na 2 kuri buri kagari, bahugura abaturage ku mitangire ya serivisi ndetse no kumenya neza ko gukoresha urubuga rw'Irembo. Aha nibyo kimwe mu bibazo twabonye kigenda kigaruka mu mitangire ya serivisi kijyanye n'ubumenyi n'ubushobozi bw'abashaka serivisi mu gukoresha neza Irembo. Tukabona ko ababimenye ari benshi bishobora kugabanya ibibazo bya serivisi mbi. Mu byakozwe ngo umuturage abone serivisi zinoze harimo kuvugurura inyandiko ngenderwaho mu mitangire ya serivisi binyuzwa mu makuru ari ku Irembo, binashyirwa ku nzego zose kuva ku wa 2 ku kagari kugeza ku ntara y'umujyi wa Kigali. Birimo kandi guhugura n'abayobozi b'inzego z'ibanze mu mitangire ya serivisi no ku mahame mboneza mirimo, aho umwaka ushize no mu ntangiriro z'uyu hahuguwe abanyamabanga nshingwabikorwa b'utugari n'ab'imirenge bose, hanahugurwa abagize komite nyobozi z'uturere njyanama zabo n'abatowe nyuma y'abandi. Ati no mu cyumweru gitaha
hari abahugurwa dufite azahugura inzego z'ibanze, byose bigakorwa tugamije gushishikariza abantu gutanga serivisi nziza no kubahiriza amahame mbonezamirimo iyo ashingirwaho mu gukora akazi neza. Yavuze ko kandi mu gukora kubakira ubushobozi inzego z'ibanze, abayobozi b'utugari bari guhabwa ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa cyangwa se tabureti. Minisitiri Musabyimana avuga ko ubu akagari kadafite mudasobwa gafite izo tabureti. Nibyo, yego wabyumvise neza. Binajyanye no kubaha moto bazifashisha kugera ku kazi mu gihe aho mu mwaka azasozwa bose bafite moto. Minisitiri Musabyimana yerekanye ko ubu hari kubakwa utugari tukabona aho gukorera, aho mu minsi hari kubakwa ibiro by'utugari 58 hagasanwa 201. Intego ikaba ko umwaka w'ingengo y'imari uzasozwa utugeri twose tubonye utugeri twose tubonye aho gukorera. Ku rundi ruhande, ibyo bijyana no guhana no guhekebura abagaragaraho ibibazo byo gutanga serivisi mbi nkana, aho kuva 2024 kugera 2022 hari abakozi bagera kuri 124 bo mu nzego z'ibanze bahawe ibihano birimo kwirukanwa. Intego ikaba kutajenjeka abatanga serivisi mbi. Aha Minisitiri Musabyimana Jean Claude yagaragaje ko kugeza ubu imirenge ingana na 94% ifite interinete. Ndabashimiye. Nitwa Nishimwe Bosco. Ndabashimiye.